nyakubahwa perezida wa njyanama, nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka, ba nyakubahwa muteraniye hano mu byubahiro byanyu, yewe nagira ngo rero mbagezeho ishusho y'icyanya cya Masaka hano iwacu, kuko n'ubundi byahoze ari icyanya, ariko Masaka yaje ari uko iyi paruwasi igiye hano, ngira ngo nibwo byatangiye kwitwa Masaka, kuko icyo gihe ari paruwasi, ahandi byari amasantarari. Rero ndagira ngo mbagezeho ishusho hano iwacu mu cyanya sogokuru yahageze mu 1941, ariko aza hasanga Muhigi ni sekuru wa Jean Pierre, ndetse n'umusaza bita Sebucyakere Edouard. Muri 59 ndashaka kwihuta, baduhaye iminota mike, 59 rero hari abandi bantu baje bahunga bahadusanga. Uwa mbere ku ikubitiro ni Kabatsi yatwaraga hariya muri Rubungo. Kabatsi ni se wa Leti General Jacques Musemakweli, ariko hari na mukuru we nabonye hari witwa Marcel nawe arahari. Bone waje ku ikubitiro ahororeye inka, ariko we yanaje mbere, ariko muri 59 azahunga. Hanyuma abandi bakurikiyeho ngiye guhera muri Mbabe na Rusheshe na Cyankongi, kuko nibo bakurikiyeho baza bahunga muri 59, bafite inka zabo boroye, ariko ryari ishyamba ryiza, inaha icyanya cyari cyiza, harimo ubwatsi bwiza bw'inka. Noneho hakurikiyeho rero Munigantama ni sekuru wa Karangwa, hakurikiraho uwitwa Rwabikinga, uwo ni sekuru wa Major Robert. Noneho haza na Bukeke, ariko Bukeke wageze harimuka, hajyaho uwitwa Buzoyo, ariko ise yitwaga Rujuya, nawe abo ni abantu bazaga bahunga, na Mutayo bakurikiraho, n'abitwa ba Rubanda n'Abanyagasaza. Icyo ni igice cya Mbabe na Rusheshe na Cyankongi. Noneho igice cy'iwacu hano muri Masaka hafi aha cyari kigizwe natwe na Kabatsi, Gitaraga hepfo hari Rwakabwa, hari Gerard, hari na Rubagisibo. Mu gice cya Gako hari Mpambara Zakariya, hari Rukara, hari Mukera, hari Gamariyeri, hari na Kabiriki. Mpambara ni se uwitwa hariya bita Murerakure, nawe namubonye hariya. Naho Nyabutsitsi ni se uwitwa Uwineza Claire. Abo ngabo nibo baje bahunga batura mu cyanya, kugeza ubwo 1961 uwitwaga Isabella Damian wari minisitiri w'ubuhinzi kuri leta Kayibanda, niwe wazanye abandi banyarwanda kuza gutura muri Masaka, ari nabwo hatangiye kuba amapezana. Reka nihute kuko igihe ari gitoya. Hanyuma biyeje muri 63 aho ngaho niho ubwicanyi bwatangiye gutegurwa neza kandi bugashyirwa no mu bikorwa. Aho navuga Kabatsi niwe bahize ku ikubitiro. Reka mbere kugira ngo nibuke neza, Kabatsi ntabwo mvuga uburyo yahunze, kuko yageze uko ahungira ahabuze ari santere, kera hari centre de santé hano kuri paruwasi yari atarubakwa. Noneho baramuhiga kugeza ubwo bamubonye, ariko bamuhize ndetse bakoze ubwicanyi kuri aba ngaba ngiye kubabwira bapfuye icyo gihe muri 63. Barimo
nasimutse nanze gutinda sinavuze uburyo Masaka yari igizwe na Masaka na Rusheshe na Yabarayi. Ayabarayi ndagarukaho gato mvuge Ayabarayi icyo bishatse kuvuga. Ariko icyo gihe kuri abo bantu ku ikubitiro batwicaraga ababyeyi, harimo abantu bita abarayi. Buriya ntabwo ari Ayabaraya ahubwo n'Ayabarayi, kuko abantu babi batwicaraga ababyeyi icyo gihe bitwaga abarayi, niho bitiye rero Ayabarayi. Ku ikubitiro rero abantu barimo uwitwa Karumba n'uwitwa Munyamashara n'uwitwa Kayumba, ndetse harimo n'umukateshiste ahangaha hariya muri uriya muryango bari abantu bicayeho, niho umuntu witwaga Rubani wigishaga ubutumwa abajya kubatizwa abajya gukomezwa, niho yakoreraga. Uwo nawe yari arimo mu bahigaga mu bishi b'icyo gihe, guhera kuri Kabatsi, Nyanjwenge, Rutaboba, Burengero, Rurangangabo, Rujuya ni se witwa Ntambara, wicaye ari imbere nabonye ni sekuru we, ise ni Buzoyo nawe yapfuye icyo gihe. Hakaba umwiza Bashaka, hakaza Kanyamugara, hakaza Mugarura na Ngurube na Nyamutera na Rwakavundi na Sebahakwa na Kanyamugara na Kayisharaza we ngira ngo nitubisaba mukabitwemerera, we yajugunywe muri Nyabarongo, wenda yazajya kuri Rwibutso rw'Akagera. Hanyuma hakaza Kabagwiza, nawe ni nyirakuru w'umuntu wicaye witwa Mbazamusango, mwese munamuzi. Hanyuma ariko bicirwaga hehe? Abo bantu biciwe ahantu bita hariya mu Rwaga, hari ibyobo turagira nk'icyo gihe ibyo byobo twaranabibonaga muri za 70, 71, 72, 73 gutyo. Ibyo byo byari bigihari, ariko abaturage bagiye babisiba. Ariko abantu bose mvuze niho biciwe. Sabo gusa rero, ahubwo hari n'abandi bakuye hariya za Remera, za Bibare no hino za Rubungo. Abantu bitwa, harimo uwitwaga Muhigira Vedaste, harimo uwitwa Mutigita, harimo uwitwa Rwabuyonza Didasi. Abo ni abantu bazwi muri biriya bice, barimo Nyakanimba, barimo Ruzindana wa Kampayana, bamwe barabazi, harimo n'undi witwa Gatsindwara. Abo bantu rero babazanaga muri biriya byobo bakabicara mu Rwaga, hitwaga muri Rwaga kera, ariko kubera ayo mateka y'abatutsi benshi bahashiriye bahinduye izina bahita Rwaga. Icyo ni igice kimwe nagira ngo mvuge cy'uko ubwicanyi bwatangiye iwacu mu cyanya cya Masaka hano, kugeza bishyizwe no mu bikorwa buhoro buhoro. Reka nigutegere muri 73, ariko maze ntagire mu mashuri uko twigaga. Aya mashuri amaze kujya hano, ubundi twigiraga hariya hepfo y'Ibiryogo, haruguru centre de santé gatoya, ariko bamaze kubaka aya mashuri. Aya niyo yabanje umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane ndetse n'uwa gatanu twigiraga hepfo aho ngaho. Umwaka wa gatandatu njyewe nigiye muri uriya muryango bari abana bicayeho hariya, ndetse ni imiryango ibiri yigiragamo mu myaka ya gatandatu. Hariya hakoreragamo abakateshiste, abantu bigishirizaga mu mubatizo ndetse no gukomezwa. Aho ngaho rero mu mashuri twahagira ibyago bikomeye, twaratotejwe cyane mu mashuri nk'uko n'ahandi hose byagiye bigenda, ariko natwe twahuye n'ikibazo gikomeye cyane guhera mu mwaka wa 4. Ndashaka kutavuga abarimu cyane kugira ngo ntatinda, ariko
tugeze mu mwaka wa gatandatu hariya hari muri 73 Habyarimana afata ubutegetsi avana no Kayibanda nari ndaje mu mwaka wa gatandatu hariya muri uyu muryango mu mwaka wa gatandatu ariko muri uko kubaho gutyo duhagurutswa gute twari dufite ikibazo amahirwe gusa twagize twahuye n'umwana witwa Safari Seti nawe yari umututsi ariko ntibyabuzaga abitwa Bagacanazi Feliciani Bagacanazi benshi baramuzi yaratuye hepfa ntibyabuje nawe kumurwanya ndetse yamurwanyije cyane amaze kuba burugumesitiri wa komine Kanombe Safari nabwo yari amaze kubona umwanya wo directeur ahangaha yaratuye hepfa ahangaha ariko icyo gihe nawe baje kumumenyesha inka ze barazirya arahunga ahungira nko guhungira ubwaye mu Kigunda yahungiye mu Biryogo ariko yigisha Indera yavaga Indera agataha mu Biryogo bya Kigali aho niho bamusanze nabo bamutsinze 73 rero ntabwo yatubereye nziza simbitindaho kandi mwese murabizi byabaye bibi ariko icyo gihe wenda icyo ntasimbuka nuko 73 Habyarimana amaze gufata ubutegetsi cyangwa se bari muri iyo nkuru rasinze uko byari bimeze baradutwikiye kuva Gitaraga yose kuza kugera hari iwacu n'inka zacu barazitemagura ariko nyuma yaho gato Habyarimana aza kuvuga ngo batanze amahoro ababyeyi bacu ndetse natwe twari twahungiye muri ya kiliziya umubona yavuguruwe niho twari tuzi ko iyo umuntu ahungiye mu kiliziya ntacyaba ariko nyuma yaho ubwo Sekamana araza kubivuga uko byagenze muri 94 reka nihute iminota bampaye ngeze mbiye nyuma y'73 ngere muri 91 muri 91 nibwo ntekereza 92 ntabwo ubwicanyi bwahagaze bwarakomeje hari umwana mukuru wanjye witwa Rudebo abantu bicaye hano bari muri Masaka barabizi yishwe ku manywa y'hangu saa 4 yicirwa hariya mu Biryogo ndetse banamucuruzo bamushyira essence mu matwi umwana afatije abishi barahari bamwe senyibona ariko nari imbazi ariko ntekereza ko bamwe benshi bakiriho bagize uruhare mu rupfu rw'umwana hanyuma 93 cyangwa se niba nibuka neza muri 92 hano aho muri icyo gihe cyangwa se mbere yaho 91 bishe umuntu witwa Nduri yari atuye hano ko bamurashe n'ibunda nyuma ya Nduri hakurikiraho umwana wa mukuru wanjye nyuma y'umwana wa mukuru wanjye hakurikiraho uwitwa Paul Ntaganira amaraso ukuboko ntiyapfa aza kubaho ariko bamurabuza neza muri 94 nyuma yaho nko muri 93 gusubiza inyuma ho gatoya bashatse kwica mukuru wanjye bari bazi ko bamwishe ariko ntibamurabuza umuvandimwe wanjye uri hariya witwa Bushaija niwe wagiye amurabuza ahantu amujyana mu rugo bakomeza kumurwaza gutyo ariko bamurabuza neza 94 reka rero ntaza gutwara umwanya ngira ngo wenda arako ntababwiye kajyanye n'uyu musozi bita Kwihara ubundi Kwihara ni iki Kwihara izina ryaje kubera ingwe yabaga ahangaha ingwe burya iyo higa ifite uko ivuga nk'uko n'imbwa imoka ariko ingwe irahara ni mu Kinyarwanda twebwe abaye mu mashyamba ibyo bintu tubizi ingwe nta kindi ikora irahara kubera ingwe rero yavugiraga ahangaha Kwihara rya Masaka bahise bahita Kwihara nicyo cyabiteye ngira ngo yana amateka wenda ubutaha nihaboneka kanya muzanyuma mbisobanuye neza ariko nagira ngo ndangize nshimira
nshimira bwa mbere umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu kuko yaradufashije mu bintu byose bishoboka. Igihe twibazaga uburyo amateka y'abantu bacu agiye kuzima, tukamubwira ko dufite abantu bacu ku Kagera, akadufasha kugira ngo urwibutso ruhagere, tukanamubwira ko dufite abantu bacu bapfiriye hano mu kiliziya, biciye hano, kandi wenda Sekamana arabivuga ariko ikiliziya cyari cyuzuye, iyi mbuga yari yuzuye, amashuri yose aha hose yari yuzuye abantu bose baza kwicwa. Ariko umunyamabanga nshingwabikorwa tubimubwiye aza kutubwira ati nimuze njye kubavuganira kwa padiri. Aho nkaba nashimira na padiri mukuru w'iyi paruwasi uburyo yaje akatuganira kuri padiri nawe akatumva, padiri mukuru w'iyi paruwasi, tukamubwira ko twifuza ko twashyira ikimenyetso cy'amateka hano, ndetse baranatwemerera, adusabira kwa Antoine Kardinali Kambanda. Ibi byose birakunda, haracyabura rero ubushobozi, ariko dufite umuyobozi mwiza w'umurenge wacu, n'ubundi uko adufasha azakomeza dufashe. Rero nanone ndashaka mbabwire asoza uko twiyubatse. Mu by'ukuri abacitse ku icumu muri umurenge wa Masaka twariyubatse cyane. Amashuri navuze naguriye ahangaha muri uriya muryango kuko bitakundaga. Naje kwiga make ariko ndayiga kandi aranyura, atuma nyuma ya Jenoside, ndavuga icyo gihe, imiyoborere myiza yari ihari. Ndashimira rero padiri mukuru watwemereye akadukora ubuvugizi, afatanyije na gitifu wacu w'umurenge kugira ngo urwibutso rw'amateka ruzahajye. Nanone ngo ndacyashimira, ariko ngiye kurangiriza sintinda. Ndashimira umugaba mukuru w'ingabo zahoze ari za RPA, ndamushimira cyane, n'ingabo yarayoboye, nibo batumye tubaho. Ubu ntabwo tuba duhagaze hano tuvuga, tuba twarazimye. Ariko ndanashimira ingobyi duhetse RPF Inkotanyi kuko ni umubyeyi wacu. Aho ngaho rero ndashima, nkuko nababwira ngo amashuri ntize narayize, naje kugira amahirwe njya kwiga i Burundi, mara y'amezi 6 niga igihingwa bita ikawa. Ikawa ndayiga kuva mu buhumbikiro kugera mu gihoho, kugera mu murima, no kugera ikura igaterwa. Mvuye i Burundi amezi 6 nyarangije, banyohereza muri Kenya. Muri Kenya nayizeyo umwaka, noneho niga uburyo ikawa itunganyirizwa ku nganda, ikava ku ruganda bakayikora processing, bikarangira none ikagenda ikagera mu gikombe. Uko niko nayize, mbona impamyabushobozi nziza y'ubugoronome. Ubugoronome niko tubibatse, ariko na nyuma y'aho abana banjye nabyaye abana, ariko mfite n'abandi bo mu muryango nareraga. Abana bose 18 bose barize baraminuza, abasigaye bari mu masegonderi, ariko nabo kubera imiyoborere myiza nabo baziga baminuza. Murakoze. Murakoze. Yitwa Sekamana Aloyizi, abandi mwene Karoli Karekezi na Nyirabutu Florida, abandi umwuzukuru wa Muriganama Yohana. Bari dutuye muri uyu murenge wa Masaka, mu kagari ka Kirimo, mu mudugudu wa Kabeza. Bari abana 12 barokotse turi 4. Ku bijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi, yateguwe kera
aho mu mashuri tsaga abatutsi twahaguruka abanyeshuri bandi bakadukomera. Inama zakorerwaga kwa Sezicyatanazi, yari perezida wa Sederi muri komine Kanombe, na Gacandazi Feliciani wari perezida wa MDR wa MRNT. Batumiraga abayobozi muri banyumba 10 nabo tugari bagakorera y'inama zitegura ubwicanyi. Naje guhura n'umuyobozi umwe yari nyumba 10, arambwira tuzi ko tuvuye mu nama tugiye kubica. Inama se muyivuye muhe? Tivuyemo kwa Sezicyatanazi. Heze muzatwiciki kubera muri abatutsi. Abatutsi ntabwo dukeneye rwose. Ubwo yaciye kabiri, aribwo bataye barasaga Ntaganira Paul na Ndori. Ubwo babanje kujya bahiga abanyabwenge n'ubi bicaga. Noneho kubera umwanya muto reka njye kuri 94. 94 bavuye mu rugo ku itariki 7 duhunze. Abaga dutereka tujye Ibicumbi Ibujyujyu. Ari mfite umushiki wanjye washyingiweyo, ariko ashyingiranwa n'umugabo utarahigwaga. Baragiye tugeze hano mu Yabaraya ku kiraro kigabanya Yabaraya na Nyakariro, baraduhagarika ati murajyahe, musubire inyuma cyangwa ayo mazuru tuyace. Asubiye inyuma nibwo twazamukaga tuza hano kuri paruwase kuri izo tariki 7. Twaraya muri aya mashuri, abandi mu kiliziya. Ku itariki 8 saa 4 interahamwe zari ziyobowe na Feliciani Gacandazi n'abajepe barindaga Habyarimana. Saa 4 imodoka zari zibagejeje hano. Ubwo bahise batwiraramo, abantu barabica mu kiliziya badusangamo, baratwica, bagafata impinja bakazikubita ku rukuta. Yobwo nishe mu Nyambo nijoro ndasimbuka, hano hari ishyamba, ca mu ishyamba subira muri karitsiye aho twari dutuye. Gezeyo papa we ntabwo yari yaje hano kuko yasigaranye na nyogokuru. Nyogokuru yari afite imyaka 83, we ntabwo yabashaga guhunga. Ubwo ngeze muri karitsiye sanga papa we yari yihishe mu masaka. Bamusanze ubwo ku itariki 10 baratuvumbuye. Nahise niruka, papa bamutsinze aho ngaho, ameza kwihisha aho ngaho. Nanjye nyuma baje kumvumbura, umwe antera na grenade irapfuba. Ipfubye, ubwo narirutse nagize amahirwe ari mu mugoroba, bari butangiye kwiramo. Ubwo bahise bataha, ngira amahirwe ingabo zarapiye zari zimaze kugera hafi. Ubwo mu gitondo abaturage bari batangiye guhunga,
mu gitondo bagarutse kurumpiga, ariko njye narebye inzu bari bamaze guhunga bagiye, bita nkubita idirishya ninjiramo, banyura kuri iyo nzu bavuga ngo turamubuze sha. ubwo iminsi mikeya bahise bahunga, gira amahirwe ingabo zarapiye ziraza zirandokora. ubwo nahise njyana nazo ndagenda nanjye mpita njya mu gisirikare. ubwo rero barandokoye, nanjye nariyubatse, mfite abana 4 bariga neza nta kibazo rwose. nkaba nshimira umugaba w'ikirenga wari uyoboye izo ngabo.